Ikaze kuri Ezobodi, aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye ku byatangiye kera. Ezobodi ibigarura uyu munsi. Uyu munsi turabagezaho inkomoko y'amafaranga. Amafaranga yabayeho kubera ubworoherane bw'ubuhahirane. Hakaba nta gihugu cyihariye byatangiriyemo, ndetse nta n'igihe cyihariye byatangiriye. Kuko ibihe bya kera bahahiranaga bakoresheje kugurana ibicuruzwa. Urugero, inka zikaguranwa imyaka cyangwa se imyenda bitewe n'ibyo umuntu yabaga akeneye. Yabivunjaga ibyo yabaga afite, bagahererekanya ibicuruzwa. Babyitaga barter system. Barter system niyo bavunjaga ikintu ku kindi. Urugero, inka ikavunja umunyu, ikavunja imyaka, mbega bitewe n'icyo umuntu akeneye. Nyuma baje gukoresha ibintu bifite agaciro kamwe kandi bari babyemeranyijweho. Urugero, ibishishwa by'inyanja, imbuto, umunyu, inka, amasaro, ibyuma n'ibikoresho byabyo nk'amasuka, amatungo nk'inka, ihene, intama, nk'ibinyobwa gakondo nk'urwagwa, imyenda gakondo nk'impu. Ushobora no kwibaza uti ibishishwa by'inyanja ko ari imvugo tutamenyereye neza. Ibishishwa by'inyanja mu magambo yoroshye ni ibikonoshwa by'inyamaswa zo mu nyanja, bikaba birinda inyamaswa ibiba imbere mu mazi. Ibyo bikonoshwa usanga bikorwamo za calcium carbonate, imitako, bigafasha abashakashatsi kumenya amateka y'inyamaswa zo mu mazi igihe zabereyeho. Ibi byose byashingiraga ku muco n'aho abantu batuye, kandi agaciro k'ikintu kagashingira ku cyo abantu bakeneye icyo gihe. Kandi iri vunjisha ry'ibintu by'agaciro ryari ryoroshye kubika no gutwara ugereranyije n'iry'inka n'imyaka, ibintu nk'ibyo. None haza gukurikiraho ivunjisha ryari rishingiye ku byuma nk'ibiceri. Ibyo biceri byabaga bikoze mu byuma bya zahabu, ifeza n'imiringa. Abantu bakoresheje amafaranga bwa mbere ku isi ni ubwoko bw'Abasumeriya bo muri Mesopotamiya, ubu ni Iraki. Hari mu mwaka wa 300 mbere y'ivuka rya Kristo. Bakoreshaga ifeza ipimye nk'igipimo cy'ubwishyu. Icyo gipimo cyitwaga shekeli. Aya mafaranga ntiyari, ahubwo yari ifeza ipimye ku munzani. Ibiceri bya mbere byacuzwe ku mugaragaro, byakorewe mu gace ka Lydia, ubu ni muri Turukiya, mu kinyejana cya 7 mbere ya Kristo. Tuzi iwacu mu Rwanda. Amafaranga yatangiye gukoreshwa mu 1964 nyuma y'aho u Rwanda rubonye ubwigenge mu 1962, asimbura ifaranga ry'abakoloni ryakoreshwaga na Rwanda Urundi. Mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi byabanje kuba Fadi Congo Belge, nyuma bitwa Fadi Rwanda Urundi. Ubu ivunjisha rishingiye ku mpapuro z'ifaranga. Haje amafaranga y'impapuro asimbura ibiceri. Aje yongeye umutekano mu bucuruzi. Haje kuza n'ivunjisha rishingiye ku mabanki, aho bakoresha sheke, konti za banki n'inyemezabwishyu. None haje no kujyaho ivunjisha rishingiye ku ikoranabuhanga nka mobile money, carte za banki, ATM
n'ivunjishwa rikorerwa kuri murandasi. Muri make ivunjisha ryavuye ku kintu rigera ku mafaranga n'ikoranabuhanga. Ikibazo nababaza, mubona hari irindi vunjisha rizaza cyangwa se mubona byararangiye? Niba hari irindi vunjisha mwatubwira mubona rizaza muri comment. Ariko twe dukeka ko hariho ivunjisha rya leta rizaba ryitwa digital currency. Niba hari icyo uyiziho waza nawe muri comment ukayitubwira ku bya digital currency. Murakoze, naho ubutaha.